abo benshi kibasenyera imiryango, kibimisha akazi, ndetse abandi kikabimisha amanota mu ishuri. Yewe hari n'abajya gukora ibizamini by'akazi bakakabura kubera iyo mpamvu. Ni ukubera ikibazo cyo kwibagirwa. Kwibagirwa ni ikibazo kimaze imyaka igera mu magana kibasiriye abatuye isi. Mu myaka myinshi ishize cyari ikibazo cyagaragaraga nk'aho cyari ikibazo cyatakaga abageze mu zabukuru ndetse n'abari mu myaka kuva kuri 45 kuzamura y'amavuko. Ariko igitangaje kinababaje kurusha ibindi ni uko ubu kugera kuri iyi saha ari ikibazo kibasira abageze mu zabukuru ndetse n'abakiri bato. Ariko iyo ntabwo ari impamvu yo gutuma uhangayika cyane, kubera ko Masaro TV twaguteguriye muri iki kiganiro ibintu nibura bigera kuri 6 byagufasha guhangana n'icyo kibazo. Turagushimiye wakoze subscribe kuri Masaro TV, nawe utarayikanda turakurarikira kuba wayikanda kugira ngo utazongera kubura cyangwa se gucikwa namwe mu video yacu tugenda tubategurira. Nje mugiye kubana muri iki kiganiro ni Cedric Muhima Mugambira. Mbere yuko tuvuga byinshi kubyerekeranye n'ikibazo cyo kwibagirwa, tugiye kubanza turebe bimwe mu bitera icyo kibazo. Kwibagirwa hari ahangaha twagushakiye nibura ibintu bigera ku 10 cyangwa se bishobora kurenga bivuga ku kibazo cy'ukujyanye n'ikibazo cyo kwibagirwa. Niba uzi yuko ukora ibi bintu, turagusaba kuba wabigabanya cyangwa se ukabireka, kuko bishobora kugutera ikibazo cyangwa se bikaba byakongerera impamvu zo gutuma uhura n'ikibazo cyo kwibagirwa. Ikintu cya mbere ni ubusaza cyangwa se kuba uri mu zabukuru biri mu bintu bimwe bituma abantu benshi bahura n'ikibazo cyo kwibagirwa. Kuba ufite stress nyinshi cyangwa se guhorana stress, ibi nabyo ni ibindi bintu bishobora gutuma uhura n'ikibazo cyo kwibagirwa, kubera ko bituma ubwonko budakora neza kubera iyo mihangayiko uba ufite cyangwa se uba wiriwemo. Ikintu cya gatatu ni ukubura ibitotsi cyangwa se kutaryama bihagije. Kutaryama bihagije ni kimwe mu bintu abantu benshi muri iki gihe bitewe no guhora bashugurika cyangwa se bahora bashaka bakora ibintu byabateza imbere bituma baryama igihe gito cyangwa se kubera amashuri. Ibi ngibi nabyo biri mu bintu bituma abantu benshi bahura n'ikibazo cyo kwibagirwa. Hari n'izindi mpamvu, urugero nk'indwara zo mu mutwe, depression and anxiety. Ibi biri mu bintu bimwe na bimwe bitera abantu benshi kurwara indwara yo kwibagirwa cyangwa se kuba bahura n'icyo kibazo. Indwara zo mu mubiri bitewe n'uko zituma inshuro nyinshi uhora uhangayitse cyangwa se uribwa. Ibi ngibi bituma ubwonko bukora nabi, bikaba byatera ikibazo cy'ubwonko gutuma kibagirwa ibintu bimwe mu bintu by'ingenzi wakagombye kuba wakora, ahubwo bugahora bwibanda ku icyo kibazo cyonyine gusa ufite. Hari imiti imwe n'imwe nayo ishobora gutera icyo kibazo cyo mu mutwe. Iyo miti turi buze kuyigarukaho. Kurya nabi cyangwa se indyo ituzuye nacyo ni kimwe mu bibazo bituma umuntu ahura n'ikibazo cyo kuba yakwibagirwa vuba, bitewe n'uko iyo twariye nabi inshuro nyinshi mu gihe tugiye kujya kuryama, bituma ubwonko bwacu bukora nabi cyangwa se tukabyukana umunaniro kuko twariye ibintu bikomeye, urugero birimo nk'impungure, amateke, ibijumba ndetse n'ibindi bintu bikomeye binaniza igogora. Ibyo ngibyo bituma ubwonko budakora neza mu gihe uryamye, ahubwo bigatuma mu gihe ubyukana umunaniro ukabije. Kunywa inzoga nyinshi cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge, ibi nabyo biri mu bintu bituma ubwonko bwawe bukora nabi, cyangwa se mu gihe wabifashe cyangwa wabikoresheje cyangwa se wabinyoye, bituma ubwonko bwibagirwa inshuro nyinshi
ibintu by'ingenzi wakagombye kuba wakagombye gukora, ahubwo bigatuma buyoba cyangwa se twabyita gutana. Akaba ari byo rimwe na rimwe usanga umuntu yavugishijwe cyangwa se yakoze ibikorwa mu gihe atafashe ibiyobyabwenge cyangwa atanywa inzoga nyinshi atarakwiriye kuvuga cyangwa se gukora. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bitera ikibazo cyo kwibagirwa. Kwiheba nacyo ni ikibazo gikomeye cyane, kigira ingaruka ku mikorere y'ubwonko, kuko iyo wihebye bituma ubwonko bwawe bukora nabi. Nk'uko gutuma ubwonko bukora nabi bishobora kugutera ikibazo gikomeye cyane cyo kwibagirwa, bikaba byatuma yewe nawe ubwawe wiyibagirwa, akaba byatuma hari ibintu wiyima cyangwa se byiza wari usanzwe umenyereye kwikorera uhagarika kwikorera kubera ikibazo cyo kwibagirwa. Ibyo byose bishobora kubiterwa n'ingaruka zo kwiheba cyangwa se ziva mu kuba uhora wihebye. Hari n'imiryango usanga igira icyo kibazo cyo kwibagirwa. Niba waravukiye mu muryango ufite icyo kibazo, rwose nawe bishobora gutuma inshuro nyinshi ukunda guhora wibagirwa. Hari nanone ikindi kibazo cyangwa se ikintu gituma abantu benshi bahura n'ikibazo cyangwa se barwara indwara yo kwibagirwa. Abantu bakora imyitozo mike. Imyitozo ndi kuvuga ahangaha iri mu byiciro byinshi. Urugero twavuga nk'imyitozo ngororamubiri cyangwa se mu yandi magambo siporo. Iyo ukora siporo ni kimwe mu bikorwa cyangwa se mu bintu bituma umuntu atibagirwa vuba cyangwa se bituma ubwonko bukora neza, kuko iyo ukora siporo bituma imitsi y'ubwonko cyangwa se uko umutima utera neza, umubiri uko ugenda usohora imyanda iri mu mubiri. Niyo urimo ukora siporo bikugabanyiriza imihangayiko, stress, ndetse ibyo bigatuma ubwonko bukora neza. Nanone gukora ibintu byinshi icyarimwe. Iyo ufite akamenyero ko gukorera ibintu byinshi icyarimwe cyangwa se kwikubira akazi kenshi uri wenyine, ibi ngibi nabyo bishobora gutuma uhura n'ikibazo cyo kwibagirwa, kubera ko utita cyangwa se utaba wibuka ibintu byose wagiye ukora, kubera ko uba wagiye ubikora kandi ukabikorera rimwe mu gihe gito. Ibyo byose tumaze kuvuga aho ngaho ni bimwe mu bintu bitera ikibazo cyo kwibagirwa cyangwa se bitera uburwayi bwo kwibagirwa. Niba wumvise ko hari muri bimwe twavuze ukora, turagusaba rwose kuba wabigabanya cyangwa se kubireka mu rwego rwo kwirinda ko wahura n'icyo kibazo cyo kwibagirwa. Ahangaha hari ibintu nibura 5 by'ingenzi ushobora gukora ugahangana n'icyo kibazo cyo kwibagirwa. Ikintu cya mbere ni ugufata umwanya uhagije wo kuruhuka nibura buri munsi. Ukuruhuka biri mu bintu bituma ubwonko bukora neza. Twabigereranya n'ikinyabiziga cyangwa se imodoka. Iyo imodoka ihora yiriwe ikora cyangwa se yiriwe igenda, bigera higashyuha. Uko gushyuha bishobora kuba byayitera ikibazo cyo kuba yakora nabi, cyangwa se ikagira bimwe mu bikoresho byayo byangirika, cyangwa se bikaba byatuma n'iyo modoka ubwayo ishya. N'ubwonko bw'umuntu twabugereranya n'imodoka. Ikintu cya kabiri nibura ushobora gukora ni ukurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye ntabwo ari ukuvuga ibiryo byinshi, ahubwo ni indyo ikubiyemo imboga, imbuto, amafi n'ibindi bintu byose bikubiyemo intungamubiri nyinshi, cyangwa se n'ibindi bintu bituruka ku matungo. Mu bintu bituruka ku matungo twavuga nk'amagi, amata, inyama n'amafi nk'uko twari twayavuze. Ibyo bintu iyo ubirya
ukabikoresha gake ariko udahora ubirya buri munsi, ni muri bimwe mu bintu bishobora gutuma ubwonko bwawe bukora neza. Gukora imyitozo ngororamubiri ni ukuvuga gukora siporo nibura iminota 30. Gukora siporo nibura 2-3 byakabya bikaba nibura rimwe mu cyumweru, ukabikora kuri gahunda, ni muri bimwe mu bintu bituma ubwonko bwawe bukora neza kandi bigabanya ikibazo cyo kwibagirwa. Gukora siporo, ushobora kuba wakora siporo nyinshi zitandukanye. Urugero harimo nko kuba wagenda nibura ahantu harehare n'amaguru, kuba wakora siporo yo kwiruka, gusimbuka umugozi, guterura ibintu biremereye ndetse n'ibindi byinshi. Ushobora gukina agapira cyangwa se gukina umupira n'ibindi bintu byinshi, ndetse ushobora kunyonga igare cyangwa se ukaba wakoga mu kivu cyangwa se muri pisine. Ibyo byose ni zimwe muri siporo cyangwa se mu mirimo ngororamubiri ituma ubwonko bwawe cyangwa se ubwonko bwa muntu bukora neza. Kuryama bihagije nanone ni ikindi kintu nacyo gifasha ubwonko bwa muntu, kubera ko iyo uryamye bihagije bigabanya stress cyangwa se imihangayiko, nanone bituma nibura ubwonko buruhukaho gatoya, bikaba byatuma bigabanya ku mihangayiko cyangwa se bituma ubwonko butuza. Ibyo bituma urushaho gutekereza neza kubera ko aba ari nta stress cyangwa se ibindi bitekerezo byinshi ufite mu mutwe. Hari ikindi kintu nibura ushobora gukora gishobora gutuma wongera ubushobozi bwawe bwo kwibuka, bikaba byagabanya nibura ingaruka cyangwa se izo ndwara ziterwa no kwibagirwa. Gusubiramo kenshi cyangwa se gukora utwitozo two guhora usubiramo ikintu gishya wamenye, cyangwa se kwiga ibintu bishya, ukajya ufata umwanya uhagije wo kubisubiramo, nibura ukabisubiramo nyuma y'igihe gito nyuma y'uko ibyo bintu umaze kubyiga, cyangwa se mu minsi mikeya nyuma y'ibyo bintu byize, kandi byaba na ngombwa mu gihe ushobora kuba wabikoresha ukihatira kubikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo bigufasha cyangwa se bikakurinda kuba wahura n'ikibazo cyo kwibagirwa. Hari n'ibindi bintu byinshi cyane ushobora gukora byagufasha, ariko nibura ibyo ni muri bimwe mu bintu byinshi bihari byagufasha. Niba hari ikindi gitekerezo cyangwa se ibindi bintu ukeka ko byagufasha, ushobora kubyandika muri comment, cyangwa niba hari ikindi kintu ubona cyafasha abandi ukacyandika muri comment. Turagushimira wakoze subscribe kuri iyi channel. Nawe utarayikora, nyaboneka turakurarikira kuba wayikanda kugira ngo ibindi biganiro nk'ibi byacu bitazajya bigucika. Nge wabateguriye kandi wabagejeho iki kiganiro nari Cedric Muhima Mugambira. Ibiganiro nk'ibi rwose ntugacikwe nabyo kuri Masaro TV. Ciao ciao, naho utaha.